Yesu ashimwe amahoro y'Imana abe muri mwe bene data nshuti bakundwa. Twongeye gushima Imana muri aya masaha meza. Ngiye kuvuga muri iki gitondo, kandi hari bamwe bawubwakeye bari mu mirimo isanzwe. Mu by'ukuri rero akanya nk'aka keza Imana igiye kutugabiza. Twongeye kuvuga ngo umwami Yesu abahe umugisha, kandi igitondo cyiza kuba bwakeye, umunsi mwiza kuba arimo gukesha umunsi. Rero bitewe n'aho buri muntu wese aherereye, ndamubwira ngo ibihe byiza ndetse n'akazi keza. Rero muri aka kanya keza twongeye gushima Imana ko yakomeje kuturinda kandi ikaduha umwuka wayo kugira ngo tubashe kuba tukiriho duhumeka, ni kubw'ubuntu bwayo. Nongera gushimira abantu bose bakomeje kwitanga bakora subscribe, basakaza ubutumwa bwiza bunyura ku ijambo Ribohora TV, kugira ngo buri muntu wese abashe kwakira ijambo ry'Imana kandi aribonere ku gihe. Rero turabashimira ko mudufasha umunsi ku munsi kugira ngo tubashe gutambutsa ibiganiro. Ni inkunga zanyu, ni amasengesho rwose. Imana yo mu ijuru igikomeza ibaha umugisha, kandi igibakunda cyane, ibakunde muri byose, ibahundagazeho imigisha. Mwakire imigisha ituruka mu bwami bw'Imana, kandi mubashe kubona amahoro, mubashe kubona ibyo mukena byose. Mu by'ukuri rero murabizi, iyo dutangira dusenga, dushima Imana, tuyiragiza kugira ngo ibashe kubana natwe mu byo dukora byose. Kuko mbere na mbere ibyo twakora byose tudasenze ngo tubanze tuyiragize, tubanze tuyereke gahunda twinjiyemo yo kuyisingiza, nabyo nta kintu byaba bimaze. Rero ndashimira Imana ko yaduhaye umwana wa Yesu Kristo, umwami n'umukiza. Ndashimira Imana ko yaduhaye umwuka wera. Ndashimira Imana ko yaduhaye ubuzima buzima. Ndashimira Imana ko buri muntu wese ubasha kumva ubutumwa bwiza bunyura ku ijambo Ribohora TV kabasha kunyurwa nabwo, kandi ni ukuri Imana yo mu ijuru igibaha umugisha. Murakora cyane, murakora mudutera inkunga, kandi ni ukuri tutabafite ngo tubashe kuganira ku ijambo ry'Imana ntacyo twakora, twacika intege. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Ni ijambo ryiza cyane kandi rigiye gukora ku mitima ya buri muntu wese. Ni ijambo riri muri Zaburi. Ndabizi Zaburi murayikunda cyane. Zaburi ni nziza, Zaburi irahumuriza, Zaburi ni irimo intsinzi. Zaburi umuntu wese wabasha gusoma Zaburi, ndatekereza ko hari ibyo yagiye yunguka kandi bikomeye, kuko Zaburi niyo iduha urugendo, gukomera no kutagira ubwoba. Rero bene data nshuti bakundwa, muri aka kanya keza tugiye gusoma Zaburi nziza cyane. Ariko mbere yuko tuyisoma, reka tumaze dusenga Imana, dore ko tugeze no mu bihe byiza byo gusenga. Imana yo mu ijuru ikomeze iduhe umugisha. Mana Data, Mana Mwana, Mana Mwuka Wera, tugushimiye ko wongeye kuduha umwanya mwiza wo gusangiza ijambo ryawe ubwoko bwawe. Tugushimiye ko waduhaye umwuka wawe tukaba tukiriho duhumeka, kandi Mana tongeye kwereka ababuza babo muri ibi bihe turimo bikomeye, ibihe twibuka abaje Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Mana turabakweretse, tukweretse imfubyi, tukweretse abapfakazi, tukweretse abana bavutse mwami ari bo mfubyi, badafite umuntu n'umwe bita papa, bita anko, bita mami, nukuri bita shangazi. Abo bose mwami ndabakweretse, kuko niwe mubyeyi kandi niwe muryango uruta imiryango yose yo ku isi. Muri aka kanya rero Kristo, twongeye kwereka igihugu cyacu, twongeye kwereka mwami inzego zose zigize guverinoma y'u Rwanda, twongeye kwereka
umuyobozi mukuru w'igihugu cyacu Uwiteka nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame, turamukweretse ndetse nabo bafatanyije mu nzego kugira ngo babashe kuyobora abanyarwanda. Nongeye kwereka abanyarwanda bose guhera ku musaza kugera ku rubyiruko kugera ku mwana mutoya wavutse uyu munsi ndetse n'uri mu nda. Twongeye kukwereka mwami no kuri impande zose z'igihugu cyacu, iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo n'amajyaruguru. Turakwinginze ngo igicu cyawe cyera kimanuke kibudikire u Rwanda, maze tube mu mucyo wawe. Uwiteka Nyiringabo Imana, turakwinginze muri aka kanya ngo umwuka wera abe ari uganza muri iki kiganiro. Turakwinginze ngo ntaba ari twe tuvuga, ahubwo Nyiringabo Imana abe ari we wivugira. Dore mwami, nk'uko Yesu Kristo yabwiye Ananiya ngo Paulo ni igikoreshwa cyanjye nitoranirije, ndakwinginze Nyiringabo Imana ngo nanjye unkoreshe mwami, nkubere mikoro maze wirangururire. Ndakwinginze Uwiteka Nyiringabo Imana kugira ngo buri muntu wese ubasha kubona ikiganiro kimubere inkingi y'inkomezi, kimubere guhinduka, aguhindukire Kristo kugira ngo amenye ko uri umukiza, kandi uri umukiza w'ibihe byose ku buzima bwacu. Uri Imana yiremeye isi, uyirema mu ibanga ryawe, nta na kimwe cyakunanira. Rero Kristo, muri aka kanya turaguhamagaye ngo uzubane natwe, turaguhamagaye ngo uzubane n'abanyarwanda, turaguhamagaye ngo uziganze, turaguhamagaye ngo uzukore ibitangaza n'imirimo mu gihugu cyacu. Turakwinginze Uwiteka Nyiringabo kugira ngo ukomeze kuturwanya no kuturengera, uturinde amapfa, uturinde indwara za hato na hato. Indwara z'ibyorezo turazirukanya mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Icyo duheje ni imbaraga zose z'umwijima, ni imbaraga zose zakorera mu bantu, izo zose ndazihagaritse mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka ngaho manuka uganze, ngaho manuka wivugire. Ndakwinginze ngo ntaba ari njye ahubwo aba ari wowe. Ngaho ijambo ryawe rigiye gutambuka Kristo, urishyigikire rigere kuri bose abari ku mbibi z'isi. Uwiteka Nyiringabo Imana nabo ribagereho. Ndakwinginze ngo bikore kwibahisha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Uwiteka aduhana umugisha. Rero ijambo tugiye gusoma bene data bakundwa ni ijambo riboneka muri Zaburi, Zaburi ya 40. Iyo ni Zaburi ya Dawidi. Zaburi yahimbwe, umutwe w'amagambo uravuga ngo Zaburi yahimbwe umutware w'abaririmbyi ni ya Dawidi. Iyi Zaburi rero bene data ndayibatuye, ni Zaburi nziza cyane. Muyitega amatwi kandi nzi neza ko hari iki kuvugaho wowe waje gukizwa, hari aho wavuye. Uyu munsi wa none iyi Zaburi irimo ibisingizo by'abakijijwe, kandi irareba n'umuntu wese utarakira Kristo umwami n'umukiza kugira ngo ahinduke. Kuko iyi Zaburi ndabizi neza ko umuntu yumva ari umuvugabutumwa ndetse ari n'uri mu nzira utaragera mu bihe byiza byo gushima, kuko iyi Zaburi mbere na mbere irashima kandi ikanahamya. Icyo nicyo kintu nababwira. Ariko bene data ndababwira ngo Imana yo mu ijuru ijye ibaha umugisha kuko mukurikira ijambo Ribohora TV. Iri ni ijambo ry'Imana tuba dutambutsa, ntabwo ari iryacu bene data nshuti bakundwa, kuko ari iryanjye navuga ibyo numva ashaka. Ariko iyo ninjiye mu ijambo ry'Imana, iyo ninjiye mu byanditswe byera, ahangaha ndavuga ngo mureke duhe Imana icyubahiro, dutega amatwi iby'Imana ivuga, kuko ijambo ry'Imana ni iryacu twese. Kandi mureke tujye tumenya ko Imana niyo yaturemye, irema ijuru, irema isi. Abantu batarasobanukirwa rero iby'Imana yacu, ni ukuri ndababwira ngo mwaratakaye. Ariko icyo nababwira cyo, Yesu ni umwami kandi araganje. Uwiteka azahoraho kuko Uwiteka yabayeho tutarabaho. Rero mureke dusome mu izina rya Yesu Kristo, kandi mureke rwose Imana yacu ihabwe icyubahiro kubwira ijambo. Haravuga ngo nategereje Uwiteka nihanganye, antegera ugutwi yumva gutaka kwanjye. Nategereje Uwiteka nihanganye, antegera ugutwi yumva gutaka kwanjye, kandi ankura mu rwobo
rwo kurimbura no mu byondo by'isayo. Anshyira ibirenge byanjye ku rutare, akomeza intambwe zanjye, kandi yashyize indirimbo nshya mu kanwa kanjye. Niyo shimwe ry'Imana yacu, benshi bazabireba batinye, biringire Uwiteka. Hahirwa uwiringira Uwiteka, kandi ntahindukirire abibone cyangwa abiyobagiza gukurikiza ibinyoma. Uwiteka Mana yanjye, imirimo itangaza wakoze ni myinshi, kandi ibyo utekereza kutugirira nabyo ni byinshi. Ntihariho uwagereranywa nawe. Nashaka kubyatura no kubirondora byaruta ubwinshi ibyo nshoboye kubara. Ibitambo n'amaturo y'ifu ntubyishimira. Amatwi yanjye urazibuye. Ibitambo byokeje n'ibitambo by'ibyaha ntiwabishatse. Mperako ndavuga nti, dore ndaje. Dore ndaje mu muzingo w'igitabo niko byanditswe kuri njye. Mana yanjye, nishimira gukora ibyo ukunda. Ni koko amategeko yawe ari mu mutima wanjye. Namamaza ubutumwa bwiza bwo gukiranuka mu iteraniro ryinshi. Sinzabumba akanwa kanjye. Uwiteka urabizi. Ntabwo mpisha gukiranuka kwawe mu mutima wanjye. Mvuga umurava wawe n'agakiza kawe. Imbabazi zawe n'ukuri kwawe simbihisha iteraniro ryinshi. Uwiteka nawe ntunyime kugira neza kwawe. Imbabazi zawe n'ukuri kwawe bijye bindinda iteka. Kuko ibyago bitabarika bingose. Ibyo nakiraniwe bingezeho nkaba ntabasha kureba. Biruta umusatsi wo ku mutwe wanjye ubwinshi. Bituma umutima wanjye umvamo. Uwiteka emera kunkiza. Uwiteka tebuka untabare. Abashaka ubugingo bwanjye kurimbura bakorwe n'isoni. Bamware abishimira ibyago byanjye, basubizwe inyuma, bagire igisuzuguriro. Abambwira bati, aha, barekwe kubw'isoni zabo. Abagushaka bose bakwishimire, bakunezererwe. Abakunda agakiza kawe bajye bavuga bati, Uwiteka ahimbazwe. Icyakora njyeweho ndi umunyamubabaro n'umukene, ariko Uwiteka unyitaho. Ni wowe mutabazi wanjye n'umukiza wanjye. Mana yanjye, ntutinde. Haleluya. Uwiteka aduhana umugisha. Iri ni ryo jambo ryo tugiye kuganiraho muri aka kanya. Ni ijambo ry'Imana. Ni ukuri murumva ko iri jambo ni ijambo ry'umuntu wabashije gusobanukirwa, abasha kwakira Yesu umwami n'umukiza, abasha kumenya Uwiteka ngo ese yagukuye he wowe ubwawe. Ese Uwiteka ni iki ku buzima bwawe? Hano ijambo riratangiye bivuga ngo nategereje Uwiteka nihanganye. Nategereje Uwiteka nihanganye. Antegera ugutwi, yumva gusenga kwanjye, yumva gutaka kwanjye. Nategereje Uwiteka nihanganye. Hari ibihe wari urimo bikomeye, hari ibihe wagezemo wumva neza biranze, ushaka inshuti urazibura, ushaka ubwira abavandimwe ubura wagufasha, wowe ubwawe ugera no mu bakomeye ubura wagufasha,
ariko ugeze aho uravuga ngo nta bundi buhungiro nabona, reka mpungire ku Uwiteka Imana yanjye. Urangije uhungira ku Uwiteka, urangije uramubwira ngo umva Uwiteka, ni wowe niringiye kandi ntegereje ko ungirira neza. Ahangaha rero Dawidi yarageze mu bihe bikomeye. Hari aho yumvaga neza atenebutse kandi yareba akabona nta nzira, yareba akabona nta muntu n'umwe wo kubwira afite. Aho ngaho Dawidi niho yakomeje umutima, aravuga ngo Uwiteka niwe ushobora byose wenyine gusa. Uwiteka niwe wakora aho abantu batabasha gukora. Uwiteka niwe wandwanira aho abantu batabasha kurwana. Arangije aravuga ngo nategereje Uwiteka nihanganye, ngo atega ugutwi yumva gutaka kwanjye, ngo kandi ankura mu rwobo rwo kurimbura no mu byondo by'isayo, anshyira ibirenge byanjye ku rutare, akomeza intambwe zanjye. Haleluya! Yakomeje intambwe zanjye. Nanjye reka wenda jye niheho urugero. Hari igihe nagezemo mbona nta nzira. Mwene data, hari umuntu duhuje uyu munsi, hari umuntu uri mu nzira abona zigoranye, hari umuntu ubona ibintu byanze. Ariko niba ubona byanze, nka Dawidi, ihangane, ukomere, ntibigukure ku Mwami Yesu, ntibigukure kuri Kristo, kuko ijambo riratubwira ngo niwe nzira y'ukuri n'ubugingo, ngo ntawe ugera kwa Data atamujyanye. Mwibuka ahangaha Yesu we aza, yaje mu bihe bikomeye, aza aje gutabara ubwoko bw'Imana, yaje aje kuvuguruza, yaje aje guhindura. Ahangaha mwibuke ko ari mu isezerano rya kera. Ahangaha babwiraga Uwiteka, hano mwibuke neza ko mu isezerano rya kera nta hantu hagaragara Yesu, ariko Yesu agaragara mu isezerano rishya. Ahangaha rero bavuganaga n'Imana direct, ariko tumaze gukora icyaha Imana irareba tubaye abanyabyaha, iyo irahindukira avuga ngo reka nshake inshungu ize muri bya bihe bikomeye. Ubu twebwe ibihe turimo dutabarwa na Yesu gusa wenyine, kuko Yesu niwe utuvuganira. Ariko ahangaha mwibuke ba Dawidi na ba Yesaya, abangaba bavuganaga n'Imana direct, bo bavuganaga n'Imana. Yego nayo bavugana nayo, ariko uyu munsi tuvugana nayo duciye muri Yesu Kristo. Niho binyura gusa honyine, kuko Imana yarivugiye ubwayo ngo ngende ku ntebe y'icyubahiro, ngo ariko mbahaye umwana wanjye, araje ababereye igitambo kandi arabapfiriye. Ahangaha rero inshuti z'umusaraba niho tugiye kubonera gukora kw'Imana, aho umugaragu w'Imana Dawidi, aho yabwiraga Imana ikamwumva, ndetse yagiraga gutaka gukabije. Nawe ndakwinginze inshuti y'umusaraba, ntuzatakira abana b'abantu, ahubwo ujye utakira Uwiteka Imana yawe, ujye utakira Yesu Kristo nk'umukiza wawe, niwe uzagutabara akagukura mu bikomeye. Ahangaha niho ijambo rimfashe cyane. Nuko Dawidi arongera avuga amagambo meza cyane. Yaravuze ngo namamaza ubutumwa bwiza bwo gukiranuka mu iteraniro ryinshi, ngo sinzabumba akanwa kanjye, Uwiteka urabizi, ngo ntabwo mpisha gukiranuka kwawe mu mutima wanjye, mvuga umurava wawe n'agakiza kawe, imbabazi zawe n'ukuri kwawe simbihisha iteraniro ryinshi. Haleluya! Niyo mpamvu tuzi imbere ya kamera z'Ijambo Ribohora TV, kugira ngo tuvuge gukomera kw'Imana, kugira ngo tuvuge ibitangaza. Nta pfunwe dufite mu mitima yacu, nta bwoba dufite. Icyo tuzi neza ni kimwe, nuko Uwiteka yatugiriye neza. Ntabwo tuzahagarara kuvuga, kuko yadukuye mu byondo, yadukuye mu isayo. Twarabo gupfa burundu, twarabo guhemurwa rwose, kuko ntabwo twarabo kubabarirwa na gato. Ariko Uwiteka atugirira ubuntu, aratubwira ngo ni njyewe Uwiteka Imana yanyu, ni njyewe utabaye. Maze rero natwe turavuga ngo tuzahora tukuvuga. Uwiteka, nta pfunwe tuzagira mu iteraniro rigari, nta pfunwe tuzagira mu iteraniro ry'abantu benshi. Niyo mpamvu nanjye uyu munsi iyo ndi imbere ya kamera z'Ijambo Ribohora TV, nca bugufi imbere y'Imana, nca bugufi imbere y'ubwoko bwayo, maze nkavuga gukomera ku Uwiteka Imana yacu. Haleluya! Imana yacu iduhe umugisha, kandi Imana yo mu ijuru ikubahe umugisha wikubye inshuro nyinshi mwebwe mukurikije Ijambo Ribohora TV. Ngo kuko
kuko ibyo bitabarika bingose. Ngo kuko ibyago bitabarika bingose, ngo ibyo nakiraniwe bingezeho ntabasha kureba, biruta umusatsi wo ku mutwe wanjye ubwinshi, bituma umutima wanjye umvamo. Haleluya. Ushobora kuba uri muri ibi bihe, ushobora kuba ibyago bikugose ari byinshi, ushobora kuba uhindukira rero uburyo n'ibumoso ukabona nta nzira, ariko hano Dawidi yaravuze ngo ibyago biruta umusatsi ubwinshi, ariko Uwiteka ibyo byose abikuraho bikibagirana burundu. Niyo mpamvu rero umugaragu w'Imana Dawidi yavuze aya magambo ngo biruta umusatsi wo ku mutwe wanjye ubwinshi, ngo bituma umutima wanjye umvamo. Bene data mukundwa, nshuti y'umusaraba, ntabwo umwana w'umuntu yaguha ibyo ukeneye byose, kandi rwose gutenebuka k'umutima ntabwo ari iby'uyu munsi gusa. Murumva ko na Dawidi nawe yagiraga gutenebuka mu mutima, yaribazaga ariko kandi yarazi ko Uwiteka ari kumwe nawe, kuko mwibuka ko Dawidi yari yahawe isezerano ko Imana izamuha umugisha n'urubyaro rwe, ariko ntibyamubuzaga kugira ubwoba, yarihebaga cyane, ariko Uwiteka akamuhumuriza. Rero hari naho Dawidi yavugaga amagambo akomeye ngo Imana, ngoma Uwiteka Mana urwane n'abandwanya. Dawidi uko yararwanyijwe cyane mu bihe bikomeye, yabaye mu bihe bigoye, ariko Uwiteka agenda abana nawe muri byose, aramurwanirira. Uwiteka warwaniriye Dawidi mu bikomeye, ntabwo azabura kurwanirira rwose. Ni ukuri, ibyo ndabikurahiriye, kandi ndakubwiza ukuri kw'Imana, kw'ijambo ry'Imana, atari ukuri kwanjye Manuel. Ndababwiye ngo bantu b'Imana, mureke dukomere kuri Kristo, dukomere kuri uyu mwami wacu, kandi ni umwami. Ni ukuri, iyo avuze biraba, kandi yategeka bigakomera. Ahangaha rero iri jambo ni ijambo Uwiteka yagiranye, Dawidi yagiranye ijambo rikomeye n'Imana, ry'akababaro gakomeye, kuko nta wundi wo gutakira yari afite, nta bundi buhungiro. Nawe ndakubwiye ngo nta bundi buhungiro wabona, ubuhungiro buri muri Kristo Yesu. Ubuhungiro buri ku Uwiteka Imana gusa yonyine, niyo yonyine yo kukurengera. Inshuti zakuvaho, inshuti zakugambanira, urwango rukaba rwinshi, ukangwa n'abo wagiriye neza, ukamburwa ibyo waruhiye. Ariko ahangaha ndagira nkubwire ngo niwumvira ijambo urasubizwamo ibyiringiro, urongera gukomera mu mutima, urongera kugira ibyiringiro by'amahoro. No kuri, kandi ndakubwiza ukuri inshuti y'umusaraba, wowe uri bwumve iri jambo, wowe uri bwumve iki kiganiro, ndakubwiye ngo Imana yo mu ijuru irakugirira neza cyane. Kandi no kuri, ufate bira nawe usome wumvire ijambo ngo Uwiteka emera kunkiza. Uwiteka tebuka untabare, abashaka ubugingo bwanjye kuburimbura bakorwe n'isoni, bamware. Abishimira ibyago byanjye basubizwe inyuma, bagire igisuzuguriro. Haleluya. Iri jambo rikubake wowe urimo gucibwa mu muryango, iri jambo rikubake wowe urimo kurogerwa abana, iri jambo rikubake wowe urimo gucuruza bakaguhombya bakakugambanira, iri jambo rikubake wowe urimo gutotezwa ku musozi kandi ntacyo uzira. Ni ukuri, ni ibintu bibaho. Iri jambo rikubake, kuko Uwiteka wenyine niwe ugomba kukurengera gusa. Uwiteka wenyine niwe ugomba kugutabara. Uwiteka wenyine, umwana w'umuntu ntacyo yashobora. Abagambanyi ni benshi, na Yesu baramugambaniye mu byibuke. Ni ukuri, ushobora kuba uri mu isoko ucuruza, ubona abakiriya Imana yaraguhaye umugisha, abakugambanira bakaba benshi kugira ngo uhombe usubire inyuma. Ushobora kuba mu mudugudu utuyemo ari wowe uhinga ukeza, abakurugira bakaba benshi. Ndakubwiza ukuri muntu w'Imana, nshuti y'umusaraba, ndakubwiye ngo ibyo byose niwiringira Uwiteka gusa, ukarubana nawe, akaba ari bubwira ibyawe byose, azakurwaniraho bidashoboka. Aho
ubona ko bidashoboka, kuko Uwiteka niwe murengezi, niwe ureba abagucira ikigoyi, niwe ureba abakurogesha, niwe ureba abavumagiza arabazi. Abo bose Uwiteka arabishoboye. Reka nkubwire ngo iringire Uwiteka, kuko twese nta handi twari dufite ho guhungira, ariko Uwiteka atubera umurengezi muri byose. Nta na kimwe twakora, nta na kimwe twabona muri iyi si, nta na kimwe wabasha kubona utiringiye Uwiteka Imana yawe. Nshuti y'umusaraba rero, ndakubwiye ngo Uwiteka niwe murengezi wawe. Abambwira bati aha barekwe kubw'isoni zabo, abagushaka bose bakwishimire bakunezererwe. Ahangaha nta nubwo yibagiwe na ba bandi bamuvuga, nta nubwo yibagiwe na bandi bavuga ngo dore wa undi ngo wiringire Uwiteka Imana, kuko pe nibyo hari abantu batizera Imana, akavuga ngo dore uriya ngaravuga Imana ngo isi zamumarira iki. Ariko abo ngabo niwe Dawidi abavuga ngo aha ni nkaho hari abumvaga gutaka kwe, hari abumvaga gusenga kwe, bakavuga ngo ubundi si yo Mana izamukorera iki. Ariko arongera avuga ngo abagushaka bose bakwishimire bakunezererwe, ngo abakunda agakiza kawe bajye bavuga bati Uwiteka ahimbazwe. Arongera asabira n'umugisha ababasha kuvuga Uwiteka, arongera asabira n'umugisha ababasha kugenda nk'uko Uwiteka ashaka, abasha gusabira n'umugisha mu mitima yabo abatagiye mufitiye urwango. Nuko nguko byari bimeze. Nukuri nta umuntu wangwa na bose, yego ushobora kwangwa n'abantu 1000 ariko ugakundwa n'umwe wenyine gusa, Uwiteka akamuguhera umugisha nawe kandi akakuboneraho umugisha. Rero nshuti y'umusaraba, ntuzajye mu bikomeye ngo ureke Uwiteka Imana yawe, ntuzagire mu bikomeye ngo wumve ko upfuye birangiye, ngo na nyuma ya 0 Uwiteka abasha gukora ibitangaza. Ndakubwiza ukuri nshuti y'umusaraba, kuri uwo musozi uriho iringira Uwiteka gusa, kuri uwo musozi w'abarozi iringira Uwiteka gusa, kuri uwo umusozi w'abaterekera n'ababandwa n'abapfumu n'abacunyi n'abarangi iringira Uwiteka gusa. Uwiteka niwe murengezi wawe, Uwiteka niwe ukurwanirira ku manywa na nijoro, Uwiteka niwe ukuvuganira uri mu kazi, Uwiteka niwe ukuvuganira baguciriye ibico, niwe ukuvuganira batangiye kugambanira ngo wirukanwe. Reka nkubwire nshuti y'umusaraba, Uwiteka wenyine niwe ugutuje muri ako kazi urimo. Urabizi intambara uhura nazo mu buzima bwa buri munsi, urabizi abakugambanira ngo bashyiremo ikene wabo, urabazi, urabizi byose, ariko jya wiringira Uwiteka Imana yawe. Ujye usenga isengesho uvuga ngo Uwiteka urwanira abandwanya, uhagurukira abampagurukira, ugenza abangenza, kuko Uwiteka Imana ariyo yonyine igomba kukurengera muri byose. Ndababwiza ukuri, tudafite Uwiteka Imana twaba twarapfuye, baba baratumize bunguri, abanzi bacu ntibatwishimira, kandi abo ntibazabura kubaho, kuko na Satani afite abambari. Ndababwiza ukuri nshuti z'umusaraba, mureke twiringire Uwiteka Imana yacu gusa, niyo yonyine yo kudutabara, niyo yo kuturengera. Ni ukuri Dawidi arongera avuga ngo icyakora njyeweho ndi umunyamubabaro n'umukene, ngari Uwiteka anyitaho, ni wowe mutabazi wanjye n'umukiza wanjye. Haleluya. Ngo cyokora ndi umukene, ngari Uwiteka anyitaho, ngo niwe mutabazi wanjye. Uwiteka niwe mutabazi w'inshuti y'umusaraba. Uwiteka niwe ukurinda muri byose, Uwiteka niwe ukurinda amakuba, Uwiteka niwe ukurinda ibigeragezo. Uwiteka iyo bakuvuze niwe bawucecekesha, Uwiteka iyo bahagurutse bakurwanya, Uwiteka niwe wongera akabicaza. Ndakubwiza ukuri, hatabaye Uwiteka Imana, nshuti y'umusaraba, mubyeyi, musore, nkumi, ndajya nkubwire ngo Uwiteka atakurwaniriye nta na kimwe wageraho. Uwiteka niwe uturwanira wenyine, niwe uturebera aho tutabasha kureba, niwe utuvugana aho tutabasha kwivugira. Ndakubwiza ukuri, niwe ugira mu bakomeye akabacisha bugufi akakuvuganira, niwe uguhesha akazi aho abana b'abantu batekereza kutagera, niwe uguhagurutsa kwicaza muri ministeri runaka nta muryango uhagira. Reka nkubwire nshuti yanjye, hari abantu bafite ubuhamya bwinshi, hari abantu bakubwira uko byifashe, hari umuntu ukubwira ati Uwiteka arampagurukije, ariko ndakubwiza ukuri, utiringiye Uwiteka nta na hamwe wabasha kugera. No kuba turiho uyu munsi ni kubw'ubuntu bw'Uwiteka Imana yacu gusa. Ndajya mbabwire ngo rero
mureke tujya dushima Imana uko bukeye uko bwije. Dore hari benshi batambutse batakiriho, ariko twebwe turacyariho. Rero hari impamvu ukiriho muntu w'Imana, hari impamvu urimo kunyura mu bigeragezo. Wibyinubira igihe kizagera ubivemo, wibyinubira kuko Dawidi nawe yarageragejwe, ariko Uwiteka amuha amasezerano kazamuha umugisha ngo kandi mu rubyaro rwe hazava umwami umusimbura. Ntabwo byabujije Dawidi kuba umwami. Dawidi igihe yarwanwaga akarwanwa na Sawuli byari bikomeye cyane. Ndakubwiye ngo yaba ari njye cyangwa nawe, uyu munsi wagacitse intege cyangwa acika intege, ariko Uwiteka wenyine gusa yakomeje Dawidi. Nawe aragukomeje rero. Uwiteka aragukomeje muri izo ntambara urimo. Uwiteka aragukomeje muri urwo rugamba urwana rw'ubuzima. Uwiteka aragukomeje muri urwo rugamba urwana rw'umuryango. Uwiteka aragukomeje muri urwo rugamba urwana rw'urushako. Uwiteka aragukomeje muri urwo rugamba urwana rw'urubyaro. Uwiteka aragukomeje inshuti y'umusaraba. Rero bantu b'Imana, muri aka kanya iyo tuvuga ibyo Uwiteka yakoze, ntabwo tuba turimo kwivugisha gusa, ahubwo tuba tuvuga imirimo n'ibitangaza, tuba tuvuga gukomera ku Uwiteka Imana. Ndababwiza ukuri inshuti z'umusaraba, ndababwiza ukuri ko Imana yacu itatubereye maso naho twaba turi. Dawidi arongera avuga bwa nyuma ngo ariko Uwiteka anyitaho, ni wowe mutabazi wanjye n'umukiza wanjye, Mana yanjye ntutinde. Ahangaha Dawidi aravuga ngo Uwiteka mu byo navuze byose, nk'uko twasomye iri jambo, kuko iri jambo ryari ryo gutaka, iri jambo ryari ryo gusaba Imana ngo atabarwe. Ahangaha yararondoye avuga byose, arangije nyuma aravuga ngo Mana yanjye ntutinde kuntabara. Ubamira Uwiteka Imana, pfukamira Uwiteka Imana, pfukamira Uwiteka Imana. Va mu bigirwamana, va muri nyabingi, va muri karande, va mu bapfumu, va muri abo barozi, ahubwo wiringira Uwiteka Imana yawe, kuko niyo yonyine gusa itabara. Yatabara ntihagire umuntu n'umwe witambika. Nukuri uko niko kuri, kandi nanjye ndababwiza ukuri. Uwiteka Imana yanjye yarantabaye, inkura mu bikomeye, nari uwo gupfa, nari uwo kurimbuka, ariko Imana mu buntu bwayo uyu munsi wa none kuba mvuga iby'ijambo ry'Imana, ntago ari uko nabuze ibyo nkora, ntago ari uko nabuze ibyo mvuga, oya rwose pe. Ariko ndababwiza ukuri bantu b'Imana, impamvu ubona usubira inyuma mu buzima bwa buri munsi, ntago ari uko Imana yakuretse, ahubwo wowe nuko wagize gutenebuka kwinshi. Wowe hagarara ku Uwiteka Imana yawe, mu kazi ukora, mu gifundi, mu biraho wicaye, mu isoko ucuruza, ndakubwiye mu rugendo ugenda, utwaye imodoka, utwaye igare, uri umunyonzi, uri umumotari, ndakubwiza ukuri, wowe haguruka wiringiye Uwiteka Imana yawe. Ntukabyuke ngo ugende udasenze, ntugahaguruke ngo ugende nk'udafite kirengera, ntugahaguruke ngo ugende nk'udafite iyo ujya, ahubwo bwira Uwiteka ngo aba mu ruhande rwanjye. Wicaye kuri moto, Uwiteka abe mu ruhande rwawe. Ugenda mu modoka, Uwiteka abe mu ruhande rwawe, kuko Uwiteka atatubereye maso, ababisha bacu batumira. Kuko Satani yagabye ibitero hirya no hino, yagabye ingabo zo kuturwanya kugira ngo atange ibitambo by'amaraso, ariko Uwiteka Imana yacu itubera umurengeza amanywa n'ijoro, iturebera tutabasha kureba. Niyo mpamvu babwira ngo rero ntimukarindwe ngo mwibagirwe gushimira uwabarinze, kuko Uwiteka niwe uturinda muri byose, niwe uturwanirira. Ndakubwiza ukuri inshuti y'umusaraba, Uwiteka atakubereye maso nta na kimwe wageraho, habe na gitoya. Rero mureke dushima Imana bene data, mureke dushima Imana inshuti z'umusaraba. Iri jambo ryo Uwiteka yari yabateganyirije uyu munsi, wowe wari wihebye, wowe wumvaga nta nzira, ndajya nkubwira ngo Uwiteka aragutabaye, kandi komeza umunambeho, kuko Dawidi yacaga bugufi akavuga ngo ndi umukene mu mutima, ndi umukene, umutima wanjye uratenebutse, ndi umukene mu mubiri, ariko Uwiteka ntutinde kuri umutabazi wanjye. Tabaza Uwiteka Imana yonyine gusa, umuremyi w'ijuru, umuremyi w'isi, umuremyi w'inyanja, ndetse n'ibiri mu isi byose, ndetse n'ibiri munsi y'ubutaka, nta na kimwe kitaremwe n'Uwiteka Imana yacu. Niyo mpamvu rero nta wundi murengezi twabona, nta yindi nzira twabona. Nshuti y'umusaraba, haguruka ushikame, ubundi uhamagara Imana yonyine gusa.
niyo yo kukurengera. Abavandimwe ntacyo bakora, abavandimwe ntacyo bakumarira habe na gito, ariko Uwiteka wenyine gusa iyo yavuze ngo mwana wanjye abo yongeye kuguhagararaho, iyo yavuze ngo mwana wanjye abaje kugutabara. Ngaho tabaza Uwiteka rero, kuko Uwiteka niwe murengezi wanjye, Uwiteka niwe murengezi wanjye, Uwiteka ni urinda ibihumeka byose, kandi nawe uguha ibyo kurya bya buri munsi, niho uguha ubuzima buzima, akakurinda gusitara. Rero nshuti y'umusaraba, iryo ryo jambo rari nkuzaniye ngo ntugire gutendebuka, ahubwo wambaza Uwiteka mu bikurwanya byose, wambaza Uwiteka. Iri ni ryo jambo Dawidi yongeye kukubwira muri aka kanya, niryo jambo Dawidi yongeye kukuzanira ngo ukomerere muri Kristo Yesu, ukomerere mu Mwana Data wa twese, kuko ariyo Mana yacu, ariyo yo kwiringirwa mu bihe byacu turiho. Rero Imana yacu ikomeze kubana natwe kandi ikomeze kuturengera muri byose, muri ibihe turimo bikomeye. Kandi nshuti y'umusaraba, ntugire gutenebuka, ni ukuri ndabizi neza ibi bihe birakomeye. Ibi bihe ni ibihe buri muntu wese yicara akigunga, ni ibihe bidusiga turi mu ntambara z'imibabaro, tukibuka ibyabaye. Bantu mureke mbabwire, iyi Mana yacu kuba ikitubeshejeho, kubera tuzigamye twaba tukiriho, nabwo ni amahirwe masa. Rero bene data bakundwa, nshuti z'umusaraba, mureke dukomere ku mwami wacu, kandi izakomeza kubana natwe muri byose, kandi zizarinda abana bacu, abuzukuru n'ubuvivi n'ubuvivure. Ndagira mbabwire ngo nidukomera ku Uwiteka tuzarama nk'imyaka basokuruza baramye, ariko nituramuka duteye Imana umugongo, gukenyuka bizaba hafi yacu. Niyo mpamvu mbasaba ngo mureke dukomere ku Uwiteka Imana, tuve mu byaha, tubashe kubona ubugingo, tubashe gukora, kandi tubashe gutera imbere muri byose. Rero Uwiteka Imana iduhana umugisha muri byose, kandi mbashimira rwose. Imana ibaha umugisha, ikomeze ibaha umugisha, ikomeze kubarinda kubw'ijambo ry'Imana, ikomeze kubarinda kubwo kwagura uyu murongo mugari w'ijambo Ribohora TV. Kuko mwami, iyi ni TV yanyu, ni channel yanyu, yaje kugira ngo tubashe gukora umurimo w'Imana, kandi tubashe gusenga, tubashe kuba mu gihugu cyacu Imana yaduhaye nk'umurage. Iki ni igihugu tutazavamo, iki ni igihugu tuzarwaniramo ishyaka ry'Imana, iki ni igihugu tuzakoreramo Imana, ndetse kuko umunyarwanda yaciye umugani ngo ujya gutera uburezi ngarabwibanza. Ntabwo rero twajya gushakira Imana abandi tutabanje iwacu. Mureke tubanze tuvuge Imana uko iri, kandi turwanirire muri byose. Rero bantu b'Imana, nshuti z'umusaraba, mureke dukomere kuri uyu mwami kukaraganje. Rero nshimye Imana muri aka kanya ko yongeye kumpa uyu mwanya kugira ngo mbumbura akanwa yivugire. Ndayishimiye ko ivugiye mu kanwa k'umugaragu wayo, kandi namwe ndabashimiye. Ni ukuri nshuti z'umusaraba, mureke dukomere ku mwami wacu, kandi tugire kwizera, kuko kwizera ariko kunesha. Kuko na Dawidi yagize kwizera gukomeye cyane, Imana ibana nawe muri byose. Rero mureke dusenge dusoza, kuko Imana yacu niyo gushimirwa. N'aka kanya duhaye nakayo. Uwiteka Mana Data wa twese, tugushimiye kubw'aka kanya uduhaye. Tugushimiye kumbuye akanwa mwami nkabasha kuvuga iby'ubwami bwawe. Tugushimiye kubw'ijambo utandukije rinyuze mu kanwa k'umugaragu wawe ukunda kandi wishimira. Ndakwinginze ngo buri muntu wese wumva iki kiganiro mwami, ugire aho mukura, ugire naho umugeza, kandi umwagure muri byose, umurindishe umwuka wawe wera, kandi ijambo ryawe mwami rigera muri we iteka ryose. Mwami rero muri aka kanya nongeye gusengera abanyarwanda bose, mbasabira imigisha ituruka mu bwami bwawe. Mwami nongeye gusengera mwami buri muntu wese ufite gutenebuka mu mutima, ngo umusubizemo ibyiringiro, kandi ubashe kumwereka ko ari wowe urwana gusa kandi ukanesha. Uwiteka Nyiringabo Imana, nsengeye buri muntu wese ubabajwe n'imiryango, ubabajwe mwami n'urushako, ubabajwe nyaguhora ku ngoma no kuba nta kazi afite. Uwiteka ibyo nabyo bitera umutima gutenebuka. Ndakwinginze ngo ugabe ibiganza byawe kuri buri muntu wese ugutakira muri aka kanya, ubashe kumuha umugisha,
ubashe kumuha umugisha mu kazi, ubashe kumuha umugisha mwami mu byo atekereza byose, ubashe gutanga umugisha mu rubyaro, ubashe gutanga umugisha mu butunzi, ubashe gutanga umugisha Uwiteka Nyiringabo Imana, ukwambaje wese mwami yabasha kubona umugisha. Kandi nsengeye mwami n'abanyarwanda bari mu mahanga, ubahe mwami amahoro, babashe gukora, babashe kuronka, ariko mwami kiruta byose babashe kukwiringira. Ndakwinginze Uwiteka Nyiringabo Imana, gukomeze mwami kuturinda kandi ukomeze kuturindira mwami nyagora ku ngoma ingabo z'u Rwanda, uzihe kurinda igihugu nk'uko bikwiye, uzihe kwaguka muri byose nk'uko mwami wagabye amashami ku ngabo zarimo zirwana, nk'uko wagabye amashami Uwiteka ugaha ubutware Yosuwa ukamuha ubutware n'ingabo zikamwemera. Ndakwingiza Uwiteka Nyiringabo Imana ngo bari kurinda ingabo zacu ndetse n'abaziyobora, ubwo bari kurinda inzego zose z'umutekano, abari urinda inzego zose z'ubuyobozi guhera ku nzego zibanze kugira mwami kuri Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Ukomeze kuturinda rero, ukomeza kuturinda muri byose, kandi ukomeze kurinda urubyiruko rwagukire mu bwami bwawe mwami. Urubyiruko rugeze aho bikomeye, urubyiruko rurimo rurapfa, urubyiruko rurimo ruricwa n'inzoga n'ubusambanyi. Uwiteka Nyiringabo Imana, ndakwingize ngo ukomeze kuturengera nk'uko wandinze ukankura mu bikomeye. Uwiteka Mana we, hari aho bigira Satani agatega imitego, ariko Uwiteka ndagushimira kujya uturengera. Uwiteka ngo uri mu ruhande rwawe, Satani n'ibyo yakora byose ndagira ngo mwami mubwire yuko ibyo akora byose ku bwoko bwawe nta na kimwe byamara, kuko wamaze kudushyira ikimenyetso cy'amaraso y'umwana Yesu Kristo. Urakoze urakarama Yesu rero, urakoze urakarama Data wa twese, urakoze urakarama Mwuka Wera, urakoze ko wivugiye kuri kamera mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Imana mu ijuru ibaha umugisha kubwo kumva ijambo ryayo, kandi ndabizi neza izatugirira neza. Rero Uwiteka abane namwe muri byose, amen.